ni itangazo ryari rimaze iminsi itagera kuri 14 gusa rigiye hanze. Ngira ngo murabizi ko aribwo twatangiye kuba twakurikiza ibiciro bishyashya ku modoka ndetse n'ingendo. Ibiciro bijyanye n'amazutu, petroli byose byari byazamutse kubera intambara ikomeje guhuza igihugu cya Israel, Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo murabizi ko Donald Trump amaze iminsi igera kuri 2 afunze umuhoro wa Hormuz. Noneho byatangiye kugira ingaruka hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rura noneho yongeye gutangaza ibiciro bishya bya essence ndetse na mazutu. Aka kanya nibwo bikigera hanze, niyo mpamvu nanjye mbise gukora kino kiganiro kugira ngo bikugezeho, ariko nibigaragara ko noneho byazamutse cyane. Ubwashize twari dufite icyazamutseho 300 nandi, ariko noneho uyu munsi byazamutse byikubye kabiri ugereranyije n'igiciro cy'ubwari bwashize. Ngira ngo ni ibintu rero twari twavuze tuvuga ko bishobora kuba bizazamuka. None uyu munsi nyuma y'iminsi 14 gusa itangazo risohotse, ngira ngo murabyuka ko ku itariki 6 z'uku kwezi kwa kane aribwo twatangiye kuba twakurikiza ibiciro bishyashya. Uwo munsi twatangiye kubahiriza ibiciro bishyashya by'ingendo, dutangira kubahiriza ibiciro bishyashya bya petroli. Uyu munsi rero noneho ku itariki 17 z'uku kwezi kwa kane, n'ubundi nta minsi myinshi cyemo, ni iminsi 14 gusa tugiye gutangira kubahiriza ibindi biciro bishyashya bijyanye na petroli. Gusa ndagira ngo nkumare impungenge kuko Rura yatangaje ko ibiciro by'imodoka byo ntagirahita bihindura, iracyari gukomeza gukurikiranira hafi ibijyanye n'intambara ndetse n'imikorere, ariko byapanze kuba byagiye aho amafaranga angana gutya nabyo ubwabyo bisobanura ko no kuri modoka batega utumoto, batega twatumodoka turi prive, namwe ibiciro biraza kuba byiyongereye kandi ntago biraza kuba bigize aho bihuriye na Rura cyangwa bivuze ngo nuko umushoferi arimo arabiba. Reka rero turebere ibyo biciro hamwe, turebe se ni izihe ngaruka biraza guteza ku masoko hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Mbere yuko tureba kuri ibyo, tukatubanze twibukiranye ubwashize twari twabonye igiciro cya essence cyari cyazamutseho amafaranga atari make kubera ko itangazo daheruka ryo ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane, ngira ngo n'uyu mwaka twari twabonye ko lisansi itagombaga kurenga amafaranga y'u Rwanda 2303, ndetse tubona ko na mazutu itagomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2205. ngira ngo ingendo nazo zari zashyizweho umucyo. Batubwiye ko mu mujyi wa Kigali umuntu agomba kwishyura amafaranga 59,28 byibura kuri kilometero imwe agenze, ndetse mu ntara umuntu akishyura amafaranga 41,58 kuri kilometero imwe agenze. Ngira ngo mwabonye uburyo ibiciro byiyongereye. Ibi ngibi bishobora guhinduka isaha n'isaha kubera ko intambara yaracyakomeje, ibibazo biracyari hirya no hino. Donald Trump akomeje kuba yafunga n'umuhoro wa Hormuz, niyo mpamvu natwe n'ibiciro bikomeje kuba byatugeraho. Rura rero ni ibihe biciro imaze gutangaza bishyashya? Ni mu itangazo ikize hanze aka kanya, ngira ngo ndigusomere ducishemo amaso twumve icyo rivuga. Mu itangazo Rura imaze akanyishyize hanze ravuga ngo urwego ngenzuramikorere Rura ruramenyesha abaturarwanda bose ko guhera ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane umwaka 2026 saa 12 za mu gitondo ibiciro ntarengwa by'ibikomoka kuri petroli habariwemo n'umusoro ku nyongeragaciro VAT bivuguruwe mu buryo bukurikira. Lisansi ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2938 kuri litiro, naho mazutu ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2205 kuri litiro. Ibiciro byashyizweho hashingiwe ku mpinduka ziri hirya no hino ku isoko mpuzamahanga ry'ibikomoka kuri petroli ndetse n'ingamba Leta y'u Rwanda yafashe mu guhangana n'ingaruka z'izo mpinduka zigenda ziyongera ku isoko mpuzamahanga. Kubera ingamba zafashwe zigamije guhangana n'ingaruka zaterwa n'izo mpinduka, igiciro cya mazutu nticyahindutse mu rwego rwo gukomeza kunganira ingendo rusange z'abantu n'ubwikorezi bw'ibintu ndetse n'ibikorwa by'ubukungu muri rusange. Abaturarwanda barasabwa guteganya ingendo zabo, gukoresha cyane cyane imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange cyangwa gusangira imodoka, no kwirinda ingendo zitari ngombwa hagamijwe kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri petroli. Rura izakomeza gukurikirana hafi impinduka ziri ku isoko ry'ibikomoka kuri petroli ku rwego mpuzamahanga mu karere, kugenzura itangwa rya serivisi zinoze no kugeza ibikomoka kuri petroli mu gihugu hose. Bikorewe i Kigali kuwa 16 Mata umwaka 2026.
nimba wumvishe rino tangazo neza nkuko tumaze kuba twari gusomera, ngira ngo wumvishe ko ari itangazo Rura yabivuze neza ko hari inyunganizi yatanze kuri mazutu, kubera ko mazutu ntago yahindutse ugereranyije n'igiciro ubwashize mazutu yari ku mafaranga 2205, ni nayo yagumyeho ubu ngubu mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bunganira abanyarwanda mu bijyanye na transport. Niyo mpamvu nta rindi tangazo bageze bashyira hanze rijyanye n'ibiciro bishyashya kuri transport mu modoka, ariko ibi ngibi ntago twabihereza igihe kirekire ko ariko bizaguma, kubera ko mu gihe peteroli ikomeje kuba yabura, ibi ngibi bishobora kwerekana ko abantu bashobora kuba noneho bakisanga bari gutegesha amafaranga y'umurengera, amafaranga menshi cyane, kubera ko Rura rero irimo irashyiramo uyu musanzu. Niyo mpamvu abantu batari buze kubona ibiciro by'imodoka biza kuba byajya hanze, kubera ko irimo iratanga leta irimo iratanga nkunganire ku bijyanye n'ingendo z'abaturage. Ariko ibi noneho ntago biza gusobanura ko hari ahantu ibintu bitaza gupanda, kubera ko murumva ko lisansi ugereranyije n'ubwashize yapanze cyane, kubera ko yazamutse amafaranga asaga 635. Aya ni amafaranga menshi cyane ugereranyije nuko ibintu byagakwiye kuba bimeze. Iki giciro ubundi ese kiraza kugira ingaruka zihe ku isoko ry'u Rwanda, kiraza kugira ingaruka zihe ku baturage? Ni ibintu bisa n'ibyisobanura neza, kubera ko ni ibintu byumvikana. Niba essence yapanze, birumvikana ko ibinyabiziga byose bikoresha essence bishobora kuza kongera kuba byakuriza ibiciro kugira ngo babashe kuza kuba bahangana n'ibiciro biri hanze hano kuri essence. Transport zo zigomba kuba zakiyongera, ibintu uko bigenda byongera ku masoko kubivana hirya no hino biraza kuba byagorana cyane ugereranyije n'ibyari bihari, birarushaho kugenda bigorana. Ibi ngibi ni ibintu biri kugenda biba ku isi yose, ntago ari mu Rwanda gusa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo bundi barimo bataka bavuga ko byibura ngo batari barigeze babona litiro ya essence cyangwa mazutu irenga $1 n'igice mu gihe yabaga yapanze cyane, urumva hari mu bihumbi 2 n'andi. Ariko bo noneho ubu ngubu barimo barahura n'ingaruka zikomeye cyane, kubera ko ngo baratekereza ko mu minsi iri imbere litiro imwe ya essence ishobora kuzikubita ku $5. Murumva ko byaba ari ibihumbi hagati ya 7 ndetse n'8. Ibi rero natwe mu Rwanda bigomba kutugeraho, kubera ko essence zose dukoresha, mazutu zose ziva hariya hanze n'abafite ubushobozi bwo kuzicukura, niba nabo ubwaho byazamutse kandi aribo babicukura, murumva ko no mu gihugu cy'u Rwanda ariko bigomba kumera. Ntawe turi buze gutera ibuye, ntago ari guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda iraza kuba yabyirengera, kubera ko ntago yatangije zino ntambara, ntago ari igihugu runaka cyo muri Afurika. Ibi byose ni biri gukomoka ku ntambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Donald Trump nyuma yo gufungura umuhora Hormuz nyuma y'iminsi 2 gusa, ingaruka zabaye ndetse natangaza ko bishobora agakomeza no kuhafunga. Ibi ngibi rero bishobora gutuma n'ibiciro bikomeza kuba byazamuka, ku buryo mu minsi iri imbere tuzagushobora kubona noneho litiro ya essence yikubise nko ku bihumbi 4, ugasanga no kugenda bibaye ikibazo. Hari igihe gishobora kuzagera usibye no kuba yapanze noneho ikabitana hari kugira ngo abantu be banayigura, ugasanga nubwo yapanze ariko n'ubundi ntayihari. Ibi byose ni biri kugenda bivugwa ku isoko mpuzamahanga, ni biri kugenda bivugwa mu bihugu byinshi by'Abarabu, i Burayi, muri Europe. Ibintu byose byapanze, ntago ari hano mu Rwanda honyine. Ibi rero bisobanura ko umunyarwanda wese ahari agomba gutegura byibura ingendo za ngombwa, nta za ngendo zo kujya gusura umushuti wawe, za ngendo zo kujya kureba uko umuvandimwe wawe amereye. Ngira ngo ndakwibutse ko izi ngendo noneho zitari ngombwa cyane. Niba ufite agatelefone ugomba kumuhamagara umaze uko ameze, ingendo zitari ngombwa ukaba wazishyira hasi. Abandi nabo bakunda kujya muri picnic ndetse kwiryoshya, kunezerwa. Ibi byose murumva ko ni ibintu bidusaba kuba twashyira akaguru hasi tukicara tugategereza igihe ibikomoka kuri peteroli bishobora kuba byazongera bigasubira inyuma. Ni ibiciro biri kugenda bizamuka buri munsi, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Urumva no mu mirire biraza kugenda byiyongera, no mu mibereho yindi ibintu byose biraza kugenda bizamuka. Biteganya ko byibura ibikuza kuba hano ku isoko ry'u Rwanda, ibi ngibi biza gushobora gutuma abantu bamwe na bamwe no kurya biza kuba byaba ikibazo. Zimwe mu nkuru zirimo ziracicikana ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu bantu batuye hano i Kigali barimo baravuga ko byibura ngo bari kubona iminsi iri imbere kuba muri Kigali biraza kuba byananirana. Ariko si muri Kigali gusa, ndagira ngo mbabwire ko no mu byaro naho biraza kuba byaba ibibazo. Ndagushimiye rero wateze amatwi iri tangazo. Ni itangazo rimaze gusohorwa na Rura aka kanya, riraza kubahiriza kuri wa 17 iyi saha 12 iza mu gitondo.
gitondo, ngira ngo buri muntu wese azindukane aya makuru kugira ngo ataza kuzinduka agenda agira ngo ibintu ni bya bindi, yakumva ibintu byazamutse akoroga uko ibintu byagenze. Reka dukomeze dutegereze turebe uko biri kugenda bigenda, tunasenga Imana kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza hariya mwabira bihugu, intambara zirushaho kuba zahagarara. Gusa icyo nakwizeza nuko kuko amakuru agenda ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Iran, aravuga ko muri no weekend hashobora kuza kongera kuba ibiganiro byo kuba baganira ku ngendo, bakongera bakareba nimba basinyanya impapuro z'amahoro, hanyuma uno muhora Hormuz ukongera ugafungurwa, amato yose akongera akaba yakomererwa kuba yagenda. N'ibitabo ibyo ngibyo ku mpande zombi, zaba mu Rwanda yaba hehe, ibintu biraza gukomeza kuba byagorana. Reka nkubwire ngo wakoze gutega amatwi kino kiganiro, wibuke gukanda like na subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro byinshi tugenda tukugezaho. Stay tuned, ndabakunda cyane.